ubyumva ute? Wowe ubyumva ute? Isi yacu iriho ibintu byinshi tutumva kimwe, ariko kandi mbwira uko nawe ubyumva. Iyi ni Musinga TV, ikiganiro ni wowe ubyumva ute? Ukize inkuba arayiganira. Nta gihindutse, nta zindi mpamvu vuba aha abanyarwanda dushobora kuza kubyina intsinzi yo gutsinda COVID-19 nyuma y'ingamba zitandukanye, nyuma y'amabwiriza benshi bavuga ko yari akakaye, abana bahagarika amashuri ndetse abantu benshi barakingirwa, abandi basuzumwa COVID, abo bayibonyemo barabakurikirana, amakwe arahagarara ndetse wanayakora ugahanwa cyane. N'ibintu byinshi cyane byagaragaye nk'ingamba zo kurwanya COVID-19, ariko kandi niba COVID-19 tugiye kuyifata nk'umugani, reka turebe ese twitwaye dute, umuturage yitwaye ate, umuyobozi yitwaye ate muri iki gihe cya COVID-19 tugenda dusiga inyuma. Vuba aha dushobora kubyina intsinzi, reka noneho turebe uko buri wese yitwaye muri ibi bihe bitambutse. Iyi ni Musinga TV, ikiganiro ni wowe ubyumva ute? Ube hafi utanga ibitekerezo uko bisanzwe kuri telefone twabahaye. Utwandikira hano muri komanteri cyangwa se ukaduhamagara kuri telefone 0783602111 mu gutegura ikiganiro, tukaguhamagara tukavugana ukaduha igitekerezo cyawe. Ikiganiro ni wowe ubyumva ute, hano kuri YouTube channel Musinga TV. Mukomeze mugire ibihe byiza mu gihe dutegura ikiganiro vuba aha kirabageraho. Ubyumva ute?